Mbifurije kugubwa neza nturi biremwa byanjye na data naramanye namwe kuri uyu munsi muhire mutagatifu twigeneye kandi twihitiyemo kugira ngo tugaragarize abemera bose urukundo rwacu kandi ububasha bwacu nkomeje rero gutambagira mu mitima yanyu kandi kubagenderera kuko mbaramburiyeho ikiganza mbaha umukiro kandi mbagabira umugisha kugira ngo abiteguye kandi bake batunganye babashe kwakira ibyiza by'agatangaza mbagabira njyewe na data. Turi ku rugamba rero rwa roho zanyu biremwa mwese muri ku isi kandi intore natoye natoranyije uko nje kubamurikira kandi kubazamura mu ntera kugira ngo mumenye icyerekezo mugezemo katari icyerekezo cyo kurangara ahubwo ari icyerekezo cyo kurushaho kuba maso kuko urugamba rukomeye kandi rukataje mu buryo budasanzwe mu mbaraga nabahaye kandi mu bubasha nabambitse kugira ngo mubashe kwifatikanya nanjye na data gutsemba no gukura mu nzira inzitizi zose z'umwanzi kuko ari igihe cyo gukingura imiryango kandi kugura amarembo y'ijuru kugira ngo ububasha bwanjye bwururukire kuvuyanga gusenya no kuribata ibikorwa by'umwijima aho biva bikagera nkaba rero muri uwo murimo kandi muri icyo gikorwa ari igikorwa kigomba gukorwa kuri buri muntu uwo ari we wese. Oya ntabwo ntoranya kandi ntabwo ndeba nk'uko mwene muntu areba cyangwa se atekereza. Imikorere yanjye na data iraboneye kandi iratunganye, niyo mpamvu ahari ikibi cyose cy'umwanzi tugomba kugiturumbura kandi kugisohora mu mbaraga n'ububasha bukomeye ko twururutse rero gutangariza abatuye isi ko bagomba kwigengesera kandi uko bagomba guhinduka bakitandukanya n'ubuhabara bw'umwanzi kandi bakitandukanya n'ibibi byose by'umwanzi. Twarigishe turatangaza kandi dutangariza benshi mu isi ukuri kwacu, turigisha kandi tugaragaza ibikorwa byacu mu buryo bukomeye kandi mu buryo bw'agatangaza. Turahanura kandi dutangaza umukiro kuri bose kugira ngo abiteguye bari maso babashe gutega amatwi ijwi ryacu kandi ijambo ryacu barigire ibanze mu buzima bwabo ko twabahaye umurongo wo kugenderaho kugira ngo babashe kwifatikanya natwe mu rugendo kandi nabo babashe kwitagatifuza. Narabakunze nemera kubapfira kandi mbagaragariza urukundo ndengakamere. Ubuzima bwa kiremwa muntu ndaburinda kandi mucungira umutekano, mbarinda ko mwahungabanywa n'umwanzi. Urukundo nagaragarije kiremwa muntu mu kwitanga kandi mu kwemera kumena amaraso yanjye ku musaraba benshi bararupfobeje kandi birengagiza urukundo rwanjye. Niyo mpamvu rero mu nteguro yanjye na data tuje gukura akavuyo k'umwanzi mu nzira ko twarindiye kandi tugategereza mu mburo zikomeye twatambukije mu ntumwa n'abahanuzi kugira ngo dutange umurongo kandi twereke mwene muntu icyo tumwifuzaho kandi tumushakaho. Mwene muntu rero yakomeje kuba ikigwari kandi akomeza kwishyira hejuru ndetse ashaka kuvogera ibikorwa byacu no kuturusha ubwenge. Ariko rero turatuza kandi turoroshya uko tudahangana na kiremwa muntu. Ingiro yacu n'ibikorwa byacu bigomba kwivugira kugira ngo tugaragaze ubutwari bwacu kandi imbaraga zacu mu buryo bukomeye kandi budasanzwe. Niyo mpamvu rero njyewe na data twiyiziye kuyungurura kandi gusukura ibidatunganye muri mwene muntu, bityo abihishe mu byacu tukabasezerera kandi tugashyira mu myanya ababikwiriye. Uko hari benshi bicajwe ku ntebe bicaje ku ntebe ariko kandi batabikwiye kandi batari mu murongo data yifuza kandi nanjye nifuza, bakaba babereyeho kuyobya abandi mu migambi n'ibitekerezo byabo kuko bafashe ibyanjye bakabicanga n'amarangamutima yabo ashingiye ku mitekerereze yabo kandi ku by'isi. Nyamara ibyanjye kandi bya data bitavangwa n'amarangamutima ya mwene muntu, ijambo ryanjye rihigikwe maze ibikorwa bya mwene muntu bishyirwa imbere. Erega ndaje kandi nje kuyungurura kandi gusenya no kuribata no gukura mu nzira ikinyoma cyicajwe ku ntebe kugira ngo ububasha bwanjye buhindura amateka muri buri wese kandi ububasha bwanjye bugere hose kuko niteguye gutsemba njyewe na data gukura mu nzira ibinzitizi n'imbogamizi. Abiyitiriye izina ryanjye n'irya data batabirimo kandi batabihagazemo ni benshi mu isi. Abayoboye abandi amadini n'amatorero hirya no hino
mu bavuga izina ryanjye baryamamaza inyuma hari ku mitima yabo indi kure. Ndaje kuyungurura kandi gushyira ku karubanda ibituye mu bantu ndetse n'ibyo begamiyeho bubakiyeho kandi bakenyereyeho kugira ngo byose mbisuke hanze, kuko abari mu byanjye mu buryarya bose ngiye kubasezerera kandi nje gukubura nivuye inyuma kugira ngo ab'indyarya mbasezerera amara masa, ubundi niyimikira abanjye njyewe na Data, uko abakomeje kunkorera cyangwa se kunyoboka bakagaragaza ko bankorera ariko bafite izindi nyungu kandi bafite ibindi barambarayeho cyangwa bashaka kugeraho. Nje kugaragaza ko ibikorwa byanjye bitavangwa kandi bitavangitiranwa. Iby'umwanzi nje kubita hanze, bityo n'abankorera by'ukuri kugira ngo mbashyigikire, uko mbona abankorera by'ukuri ari bo bakeya, benshi ari abishushanya n'abiyoberanya. Nje kuyungurura kandi nje gusenya ibi byose byubatswe muri kiliziya yanjye kugira ngo nubake bundi bushya, uko nje gushyiraho kiliziya nshya mu buryo bukomeye kandi mu buryo budasanzwe, kugira ngo ibi umwanzi yinjije muri kiliziya nashinze kandi nishyiriyeho, ibyo byose mbikure mu nzira, ntongere nubake kandi nubake amateka natangiriyeho kuva kera na kare, kuko ari njye mutwe kandi kaba ari njye wayihanze mu buhanga bwanjye kandi mfite icyo nshaka kugeza ku banyemera. Umwanzi yarayinjiriye kandi ashaka kuyisenya ahereye mu mizi, ariko nje gukuramo ababundabunda kandi abishushanya bagiye bahagaze mu nzego zigiye zitandukanye, ariko kandi nta kuri bagira, kuko bafite inyungu zabo, ibyubahiro bashaka kugeza ku bandi kandi inyungu bashaka kugeraho, iterambere bashaka kwirukansa kandi kugeraho ariko ridashingiye ku gushaka kwanjye. Ibyanjye byaravangitiranyijwe kandi biragenda bigana habi. Niyo mpamvu rero nje guhagarara mu mwanya wanjye nkivugira kandi nkikorera, kuko intumwa yanjye Petero nohereje kugira ngo ihagarare mu kigwi cyanjye isobanure kandi yigishe ibyo nasize mvuze mu buryo bwo gushimangira ibikorwa bigomba kugenderwaho muri kiliziya. Benshi babishyize ku ruhande kandi barabihigika. Erega ijambo ryanjye ntiripfa kandi ibikorwa byanjye ntabwo bisaza. Niyo mpamvu ngewe washinje kiliziya kandi nkatora intumwa zigomba kuyihagararira mu buryo bukomeye kandi mu buryo budasanzwe, kugira ngo zishimangire urukundo kandi zimirize imbere ugushaka kwanjye. Ubu benshi bagenda bagaragara nk'abahagarariye kiliziya yanjye, benshi ibikorwa bagaragayemo ni ibikorwa by'urukozasoni kandi ibikorwa byo kunkora mu jisho. Nkaba rero nje gusiba amateka mabi yaranze kiliziya kandi yagaragaye muri kiliziya. Kuva mu ntangiro hari ibyiza byari bihari, ariko uko yagiye igenda ikura hari byinshi byagiye bisenyuka bishyirwa ku ruhande. Ubu rero ikaba irangwa n'amatiku n'amakimbirane, intambara n'akaduruvayo k'umwanzi kamaze kuyinjira. Ibyo akaba ari byo binteye ishozi kandi biteye Data umubabaro. Tukaba rero dutebutse gusenya no kuribata duhereye muri kiliziya, kugira ngo dusakare no mu yandi madini n'amatorero yitirira izina ryanjye, uko benshi hari byinshi bishamikiyeho bigendanye n'umwanzi, ariko kandi benshi bakabikurikira kuko bishashagira kandi bigenda bikwega benshi. Imbaraga z'umwanzi rero ziganje muri benshi biyitirira izina ryanjye, bagakwega benshi kandi bakabigarurira bababwira izina ryanjye. Abandi barisonzeye kandi barifitiye inyota, bakumva ko bageze ahasheshe cyangwa se bageze aho nifuza nshaka. Aho hose tugiye gukoramo kandi tuje kuyungurura mu buryo bukomeye kandi budasanzwe. Ari abo twagendereye n'abo twasuye hirya no hino mu isi, aho turaje kuyungurura no kugosora kugira ngo intore zisigare kandi zisigare zihagaze kandi zihagaze mu kuri kwanjye, kuko abo twatoye bakavangavanga kandi bakarangwa no kugendera mu nzika n'inzangano, amayeri n'uburyarya. Ikibi cyabo tuje kudishyira hanze kugira ngo kigaragare, kuko hari benshi twagaragarije ubuntu buhebuje, ariko kandi kamere zirabaganza. Bityo ntibamenya yuko icyiza cyacu twabahaye ari icyo kwigengesera kandi kurinda no gucungira umutekano. Niyo mpamvu rero bamwe bagiye kuganzwa n'ingeso mbi zabo. Nakomeje kubatota mbiyama kandi nakomeje guhinda muri bo, bakanga bakanangira kandi bagafata iby'umwanzi bagashaka kubifatana n'ibyo nabahaye. Ikibi cyababasenje kugishyira hanze kandi kugisuka hanze, kugira ngo ibyiza byanjye bitandukane n'ikibi. Bityo abankomeyeho kandi bashaka kurekura ikibi
kibi cyabo kugira ngo mbahindure bashya kandi mbahindure ibyegera byanjye na data mu buryo bukomeye, uko bemeye kumpa ikuzo n'icyubahiro nkwiye, nanjye ndururutse kugira ngo mbane nabo, bityo mbatandukanye n'ibibagusha n'ibibagora mu nzira. Nta ntungane tubona mu isi, ariko kandi harahirwa ucumura akabimenya kandi akabasha guca bugufi, ariko wabaye mu cyaha karande akumva yuko ariyo nteguro kandi akumva yuko ariyo njyana, akaberaho gutera amahane, amatiku n'amakimbirane. Ababi b'inzangano bakagombye kubiba amahoro mu bantu. Abo ndiyiziye kugira ngo mbasezerere ku murimo wanjye kandi mu bikorwa byanjye, kuko iki gihe atari igihe cyo kuvangitiranya kandi amata atavangwa n'inzoga. Tukaba rero tuje gutandukanya ibitaberanye kugira ngo ababeranye bahuje umugambi wo gukuza izina ryanjye n'irya data tubabumbire hamwe kandi tubahurize hamwe, ababereyeho gushoza intambara n'amatiku kugira ngo ayo matiku yabo nayo ashyirwe hanze ku mugaragaro kugira ngo kwishushanya kwabo kugaragare. Ndabakomeje abo natoye kandi natoranyije kandi mfiteho umugambi mu mpesha ikuzo n'icyubahiro kandi mwubahisha izina ryanjye, murangwa n'urukundo kandi murangwa n'amahoro, kuko abatera amahoro ari bo banyura data kandi ari bo bana b'Imana. Tuje gukomeza kandi gushyigikira mu rugamba kandi mu rugendo. Nimukomere rero mukataze mube intwari ku rugamba, ko igihe kigeze kugira ngo tuyungurure duhereye mu mizi, tuyungurure abiyitirira izina ryacu kandi abari mu murongo w'ibyacu, kugira ngo inceshu tuzikure mu nzira kandi hasigare ko intore zihamye ku murimo kandi ku rugamba, bityo abavangitiranya batashye kandi bakuwe mu mayira. Tugaragaza imbaraga zacu n'ububasha bukomeye bugomba kwigaragaza mu ntore n'intumwa twatoranyije, dushaka kugaragariza mu ikuzo n'ububasha bukomeye. Nimukomere rero kandi mukotane ku rugamba, ko mbashyigikiye kandi ndi bugufi yanyu. Nkomeje kugendana namwe mu mbaraga n'umurava mu buryo bukomeye kandi mu buryo budasanzwe. Nimwishime munezerwe ntore z'ijuru kandi ntore z'Imana, kuko ndi kumwe namwe kandi mbashyigikiye mu rukundo rwanjye. Imbaraga z'ubutatu butagatifu nkomeje kuzururutsa kandi kuzisendereza, kuko unyereka intege nke ze kandi untabaza untakambira aho niteguye kumutabara. Uwemera kurekura icyaha cye akankurikira, kuko ngira ubuntu n'impuhwe kandi nkaba niteguye kuzisesekariza abantinya kandi abamfitiye urukundo batajijinganya kandi batandyarya. Nkaba rero nje gusuka hanze uburyarya bw'indyarya, bose biyise abahanga n'abanyabwenge, ariko bakiyubikira ikibi kandi bakambara umwambaro utari uwabo kandi bakiyambika uruhu rw'intama kandi ari ibirura. Igihe kiraje kugira ngo habifitemo uburura bujye hanze kandi habifitemo uburyarya bujye hanze, kuko nkomeje kubana namwe kandi kubateguza no kubategura. Erega ntabwo tuzatungura isi ko twababuriye bihagije. Hari byinshi twatumye intumwa kuva kera na kare, kuko umubyeyi wanjye yigaragaje mu butumwa bukomeye kandi mu nteguro yo kuburira isi n'abayituye. Benshi barabipfobya kandi barabipinga, barabitabika kandi barabihisha. Ijambo ryacu ntirihishwa kandi ibyo twatangaje dushaka kubatuye isi, ntago mwene muntu mu kubibangamira no kubyitambika bizabuza umugambi wacu kuzura no gusohora. Twatoye intumwa nyinshi zitagira ingano kugira ngo ziburire abatuye isi, zirasuzugurwa, zirapfobya, ziratukwa, zishyirwa ku ruhande. Ariko igihe cy'ibikorwa kiraje, kuko ntawe uzatuburanya kandi ntawe uzanga ibimubayeho, kuko ibizaba mu isi yose ntawe uzaba ufite uwaburana nawe. Ari njyewe na data tuzaba twikorera gusa, kandi ububasha bwacu bukagenderera buri wese wifitemo inabi gasukwa hanze, kandi ari nako iminyafu n'ibihano byururukira inkozi z'ibibi kugira ngo zibashe kugaruka mu murongo. Itegeko ni iryanjye na data kandi ubugenga n'ubwanjye na data. Abigize ibyigenge rero tuje kubakura ku izima kugira ngo tubagaragarize ko ububasha n'icyubahiro ari ibyacu, kandi buri wese twashyize ku isi dufite impamvu twahamushyize. Ntawe ugomba rero kwigomeka, kwirara ngo yigendere uko abyumva n'uko abishaka. Dore benshi bazibye amatwi kandi batakura urukundo, birengagiza icyo nshaka kandi data ashaka, kandi banangira imitima bishyira kera. Igihe kiraje rero kugira ngo tubereke ingaruka z'ubwinangizi bwabo kandi ibikorwa by'umwijima baganjemo batuyemo bibagaruke mu buryo bufatika, kuko bazantabaza ntakibumva kandi ntakibatega amatwi. Uko iki gihe tubaburira kandi dukebura ducyamura mu mpuhwe, abadutakambira tubumva, ariko abanangiye imitima bakatugaragariza agasuzuguro, bakishongora kandi bakarenza no kwishongora ku bikorwa byanjye na data, bakatugaragariza ko turi ikivuga busa kandi bakatugaragariza ko nta reme ry'ibyacu.
bacu kuko bapfobeje imirimo yacu kandi ibikorwa byacu bakegukira ibikorwa by'umwanzi. Tuje guhuha rimwe kandi tuje kuyungurura kugira ngo tugaragaze imirimo yacu mu kanya gatoya, kuko benshi bazatungurwa bakaba koko nka wa mugore ufashwe n'ibise atari yiteguye cyangwa se atari yiteze isaha n'umunota. Ndabakebuye kandi ndababuriye biremwa mwese muri ku isi, kuko munsi data yateguye kandi yagennye mwese ntawe ubuzi, ariko kandi buri wese uzi ubwenge yakagombye guhora yiteguye kandi akarya ari menge, uko twababuriye bihagije. Igihe cy'ingiro rero akaba ari iki kugira ngo dutwikurure ibitwikiriye muri mwe kandi tugaragaza imbaraga n'ububasha bukomeye bugomba guhindukiza bose kandi kugarura bose mu murongo. Ndahari ndaganje, ndi Kristo Nyagasani, ko nabagendereye kandi nabasuye, natambagiye mu biremwa byose kandi mu isi hose kugira ngo mpindure amateka mu buzima bwa kiremwa muntu, kandi imirasire yanjye y'impuhwe n'urukundo ikomeze gusakara mu buzima bwanyu kugira ngo mbabohore ku ngoyi. Ariko kandi gukarabya umwana utabishaka wamukarabya agasubira mu cyondo, atera ishozi kandi agatera uburakari umubyeyi. Duhora iteka tubitaho ariko ntimubimenya, mwirengagiza urukundo rwanjye na data kandi impuhwe n'imbabazi tubagirira ntimuzakire ntimuzihireme. Bizabagora kumva kandi bizabagora guhinduka, uko buri wese intambwe agomba gutera azayitera mu mbaraga zacu kandi mu bubasha bwacu bumushikamiye, kuko benshi bazababazwa ku mpamvu yo kunangira umutima kwabo. Kiremwa muntu ninde kugira ngo akomeze hatwiterureho kandi agendere mu gushaka kwe, ko twagukuyeho kandi tukaba tuje kubimugaragariza mu buryo bufatika. Turababurira kandi tubagira inama, nyamara benshi ntibumva, kuko kwinangira kw'imitima yabo ariko kuzabatera gutana no gutandukira, ari nako gukomeje gutera benshi kugwa mu makosa kandi mu byaha. Murabe maso rero kandi mwitegure, kuko umwanzi akomeje kubanangiza imitima berekeza mu isi ishashagira, kugira ngo ibyanjye mubitera umugongo kandi ibya data bikomeze bisuzugurike muri mwe, kandi iby'ijuru mubirambirwe mubirambike. Harahirwa rero abazarambya ntibarambirwe, bakarambya kugeza ku munsi data yateguye kandi yagennye. Ariko kandi iki ni cyo gihe cyo kugwa kwa benshi kandi guhungabana kwa benshi bitewe n'ibikorwa bibi by'umwanzi, kandi bitewe no kudatega amatwi ijwi ryanjye. Unyumva kandi hakanyumvira, agendera mu kuri kandi ryataka agatakamba nanjye ndamutabara. Ariko kubanangiye umutima ijambo ryanjye bakaripfobya, kuko benshi umwanzi yabateye kunena no kujya kure y'urukundo rwanjye, gutesha agaciro iby'ijuru, kumva ko ntacyo bivuze ntacyo bimaze. Ese kiremwa muntu uva kuri jye ukava kuri data, urajya hehe kaho uhungira naho ugana? Iby'isi bigukwega kandi bigutwara, ari ibyo data yaremye kandi hari n'ibyo tubagabira kandi tubaha. Wirengagiza urukundo rwanjye hakibwira yuko ampunzeho, iyerekera mu isi itari warishuka kandi arihima, kuko tuje guhindura byose ubusa, kuko ikibatera gutana no gutandukira tukizi, kandi iby'umwanzi yabafatiyeho yababoheyeho tubizi. Ariyo mpamvu twiteguye gukosora buri kimwe cyose, tukabereka yuko ububasha bwacu buri hejuru y'ibyo mwiringiye cyangwa mwizeye mwashyize imbere. Ndi byose muri bose kandi ndi nyiri ijambo, ntawe upfobya ibikorwa byanjye, nta n'usuzugura ibikorwa byanjye ngo bimugwa amahoro, ko niteguye kugaragaza imirimo nakoze kandi ibikorwa nakoze kugira ngo mbitangire mu buryo bukomeye kandi mu buryo bw'agatangaza. Ndi mu ruhande rwanyu kubanyemera, mwebwe mwese muhuriye hamwe mu rukundo. Ntimukomere kandi muhekane murandatane, kuko iki gihe ari igihe cyo kurandatwa no kurandatana mu buryo budasanzwe. Ngira nti nuhagaze aritonda atagwa, kuko umwanzi agambiriye byinshi, kandi njyewe na data twabyemeye kugira ngo abashungure kandi abayungurure, kugira ngo uhagaze by'ukuri mu murongo abashe gutsinda. Hari ibyo twemera kugira ngo bibe, kugira ngo turebe urukundo mudukunda. Iyi si rero igoswe n'ububasha bw'umwanzi muri benshi kugira ngo abayobye cyangwa se abateshe umurongo, ariko natwe turabyemera kugira ngo hagaragare intwari ziharanira koko gutwaranira ijuru kandi guhamya ibyiza by'ingoma y'ijuru, kuko natwe turi bugufi kugira ngo tubatabare. Bityo twitegereze urugamba mugiye kurwana, uko tuje ku gasongero gakomeye kugira ngo duhagarare twitegereze abatuye isi urugamba murimo, kandi urugamba uko mugiye kururwana muhanganye na Sekibi mu mbaraga twarazibahaye, mu bubasha twarabubahaye. Nimuhagarare neza rero kugira ngo murwane urugamba, kandi muntabaze muntakambire njyewe na data, mukubururukirizamo urumuri
urumuri n'ububasha bukomeye kugira ngo mubashe kwakira izo mbaraga, bityo mukomeze murwana urugamba inkundura. Ndi kumwe namwe kandi mbarwanira urugamba uko bwije n'uko bukeye. Uwiteguye kandi uri maso ntabwo azatsindwa, unyemera kandi unyizera ntabwo azatsindwa, uko niteguye kubatsindira. Ni igikorwa rero gikomeye kandi ni igikorwa kizageza kumukira abanyemera, bityo abajijinganya kandi abayobywa n'ibitekerezo by'umwanzi, kuko yazanye ibishashagira byinshi kandi akazana ibintu byinshi by'urudaca kugira ngo abanyuze mu kizame, kandi habanyuze mu bizame bigiye bitandukanye bitewe n'aho buri wese agwa cyangwa se ahagwira. Buri wese rero unyemera akaba ari igihe cyo guhamya kwemera kwe mu buryo bw'ingiro kandi mu buryo bufatika. Ntihagire rero wiyita umuhanga ngashyire ku ruhande ibyo mwifuzaho cyangwa se ngo yumve ko yamaze kwakira imara agahinda, ahubwo ni igihe cyo gushikama kandi kuba maso ku rugamba, uko ntawe utagomba kurwana urugamba. Bityo abirara nibo bazatsikira, ariko abemera intege nke zabo ariko nabo ntibazimakaza imbere, ahubwo bakajya ku rugamba bagasenga kugira ngo tubongerere imbaraga. Abo nibo twifuza kugendana nabo ku rugamba kugira ngo dutsembe umwanzi duhereye mu mizi, uko nyine ibikorwa bye twiteguye kubiribata kandi kubisenya. Kaba rero ari umukino wa nyuma kandi urugamba rwa nyuma tugomba kurwanana n'abemera kandi n'abashaka kugera ku mutsindo kugira ngo bagororerwe kandi bambikwe ikamba rikomeye baruhiye kandi bagokeye. Rero nta musirikare ujya ku rugamba ngatsindwe ipeti ngaba kirikukanye, ahubwo urikukana n'uwaritsindiye, kandi nta nushobora kwambikwa ipeti atarikoreye. Niyo mpamvu rero tuje kwambika amapeti intore n'intumwa zacu mu isi, zishoza urugamba kandi zirwanya urugamba inkundura. Arirwo rero tugiye kwitegereza kugira ngo turebe uko umukino ukinwa, bityo iryo peti tubashe kuribashyiraho bitewe n'uko buri wese yitwaye mu rugamba kandi yabashe kururwana akarutsinda. Abemera mwese rero mwitegure ko nta numwe utazagerwaho, kandi buri wese afite aho azanyura kugira ngo abashe kumpamiriza kandi guhamya ibyanjye. Nimutega amatwi rero kandi muhindukire mukore ugushaka kwanjye no kwa Data, ko twiteguye kubambika ikamba ry'abatsinze kandi abavuye mu rugamba mu ruganda kazahabwa ingororano mu buryo bw'agatangaza, kandi sikabagirira igitinyiro mu buryo budasanzwe. Bifurije umunsi mwiza, ndabakomeje kandi ndabashyigikiye mu rukundo rwanjye rw'igisagirane. Nimukomere kandi mukataze mu b'intwari ku rugamba, ndabashyigikiye kandi mbakomereje intambwe kugira ngo mukomere mukataze mu b'intwari ku rugamba. Ndabakunda kandi mbakungahaje imbaraga n'ububasha bukomeye kugira ngo mukomere kandi mukomezanye mu rugendo kandi mukomeze mutere imbere mu byiza by'agatangaza. Njyewe na Data tubazigamiye kandi tubateguriye abazarangiza urugamba neza kandi abazarwitwaramo neza bagendeye mu kwemera, badakuruwe n'isi kandi badakwezwe n'isi, kuko ibyo umwanzi yazigamye kandi yateguye gutega abacu ari byinshi, ariko kandi akaba ari igihe cyo gutsinda byose, kuko imbaraga mwazihawe kandi mugomba kuzirikana ko ibishashagira by'umwanzi bitagomba kubakwega kubakurura, ahubwo mugomba kwemera ugushaka kwanjye no kwa Data kukabayobora kandi kukabagenga. Amahoro amahoro, ndabakunda cyane, mbifurije ibihe byiza. Ndi Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro amahoro.